Oh yes, reka dutangire n'agace kacu ka kane. Mwihangane kuba twaragatindije ariko icyari cyo gihe ngo tube twagakomeza. Ubwo mu episode yashize twasize umukobwa arimo aragenda aganira n'urimo aramubaza ati se koko wagiye uko kwigira mu Bufaransa, ubwo umukobwa nawe arimo aravuga ati yego. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati Simon ntago azabura undi mukobwa bazakundana, kandi utari umwe azabona benshi bazakundana. Ubwo hari uwo bari barimo baragenda biganira gake gakeya arimo arabimubwira. Ubwo nuko nguko nyine naho ngaho twasoreje. Ariko mbere yuko dukomeza abanza urebe neza niba warakoze kuri subscribe. Usanze utarayikoze se ugira ngo si byaba byiza uyikoze, ukajya muri comment ukatubwira uko no video uri kuyibona. Bibaye byiza waba unakoze no kuri like. Ubwo hari ubutumwa umukobwa yandikiye Nora arimo aramubwira ati mva Nora, urimo uranyumva ibintu ndimo ndakubwira? Ntumbaze ngo ni ibiki yari amaje kuba yamubwira. Ubwo niko yahise atangira kuba yakibaza ati se Simon ndetse na Queen baratandukanye? Ubwo nyine yari amaje kuba yamubwira ko batandukanye. Ubwo nawe yatangiye kuba yabyibazaho cyane agavuga ati se baratandukanye byaba ari ibyanya by'ibi binambwiye? Nawe kubyizera ntago byari birimo biramukundira kuko yikundiraga Simon. Rero yatangiye kuba yakibaraguza cyane ashaka amakuru atandukanye kuba yamenya neza koko niba batandukanye. Ugatangira kuba yavuga ati reka nze mbanze muneke mbanze numve koko bino bintu niba byaba ari byo. Ubwo nuko nguko hari uwo yahise atangira kuba yavuga ati reka mbanze muhamagare mbanze menye ibyari byo, ibi bintu mbanze menye koko niba ari byo njye nabishyuhamo ndeka kuba nahinda mbere y'umuziki ntari namenye ukuntu bino bintu birimo birajya mbere. Ubwo hari uwo yahamagaye ariko yanga kuba yamufata. Nuko nguko yahise yongera n'ubundi aravuga ati ntago barimo baramfata nyine ubwo byanze. Ubwo hari uwo yari arimo arahamagara abanza ari Queen, yashakaga kuba yahamagara ariko n'ubundi Queen ntago yigeze abafata cyangwa se ngabe yamufata kuko nta muntu n'umwe arimo aragenda afata kuri telefoni, bose yabateye umushoti. Reka ubwo niko yahise avuga ati Simon we reka nze mbanze nkwandikire mbanze menye ibyari byo. Ubwo niko yahise atangira kuba yamwandikira amubwira ati ko numvishije ngo wowe na Queen mwatandukanye, ibyo bintu byaba ari byo? Ubwo niko yatangiye kuba yakibariza mwenyewe Simon ngabe yamubaza koko ibyo bintu niba byaba ari byo. Umukobwa kandi yikundira Simon, ubwo ngubwo byari ibintu byo kumushimisha, mbese no kuvuga ngo yaba ari amakuru meza. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati ibi bintu koko bigombe kuba ari byo, binshimishe cyane. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati koko ibi bintu koko byaba ari ibyanya byo mwatandukanye. Ubwo niko nyine yoherereje message Queen nyine ngabe yamubaza akamubaza kubera iki ibyo bintu koko byaba ari ibiki, byaba ari byo. Ubwo umukobwa yarari aho ngaho nyine amaje kuba yakandikirana nawe. Nuko nguko yahise akurayo telefone abona umukobwa amaje kuba yamwohereza message atangira kuba yayireba. Ubwo nyine ni mu masaha hafi saa sita z'ijoro. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba harya buriya ni saa sita saa tatu nako saa yine. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yagenda yandikirana amubwira ati si byo ngibyo ni ibiki, ni igiki gitangaje. Ubwo nyine akareba ibintu umukobwa amaje kuba yamubwira. Undi nawe akavuga ati reka mbe nagusubiza mbanze ngusubize nkubwire ukuntu bino bintu byose bimeze kuko nta gitangaje kirimo. Kuko umukobwa yari yamaje kuba yafata umwanzuro wo kwigira mu Bufaransa. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati nagiye mu Bufaransa kuba nakiga. Rero ibyo ngibyo nta gitangaje kirimo aho ngaho. Rero umubano uri hagati yanjye nawe warangiriye hariya, kandi sinifuza no kuba nakongera kuba nasubirana nawe. Ibyiwe reka twabirangirije hariya, nshaka kuba nagomeza imibano iri hagati yiwe nawe nanjye. Reka tube twabirangiriza hari. Ubwo umukobwa nawe bikagenda bimushimisha gake gake akumva ko Queen nyine yatandukanye n'umuhungu, akumva ari amakuru meza rero bikamushimisha cyane. Ubwo niko yatangiraga kuba yagenda amwenyura amavuga ati wow mbega ibintu byiza, aya makuru ni meza cyane. Ubwo yatangiye kuba yagenda nyine yandika gake gake yongera kwandika message ngabe yayihereza umukobwa amubaza ibindi bintu nyine bijyanye nawe, kuko we yarakeneye kuba yabyinjiramo cyane mbere yuko yumvishije ko batandukanye nta kindi kintu kizaba cyabahuza. Rero yatangiye kuba yagenda abaza amakuru yose rwose, akagenda amwandikira message ngabe yamubaza amakuru yose ukuntu ibintu bimeze. Umukobwa nawe yarategereje kuba yakumva koko ikintu umukobwa arimo aramubaza. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati so koko ibyaba ari byo koko, ariko byaba ari byiza ngewe biramutse birangiriye aho ngaho, kuko ngiye byaba ari byiza cyane kumva ko mwatandukanye. Ariko hagati aho ngaho ni n'igisebo kumva mwebwe mwakundanye imyaka 3 mutandukanye gutya. Sha biragoye kuba nabyumva ngewe, birimo birangora kuba nabyumva. Umukobwa nyine nawe akabyumva ariko akamubwira ati n'abagore bake bakora ibyo bintu wakoze, nge ntago nabikora ibyo bintu wakoze pe. Umukobwa nyine akabyumva ukuntu uwo nguwo nyine arimo aribaraguza
ubwo rero agatangira kuba yavuga ati rero njyewe Simon twabanye mu bwana, ubwo urumva ko ubwo ngubwo ugiye kuba waba inshuti ye, ngiye tugiye kuba twakomeza umubano hagati yiwe nanjye, rero ngiye kuba namwegera dukomeze umubano hagati. Ergo rero urumva ko ntabwo bizatwara imyaka myinshi kuba turimo turi kumwe. Ubwo umukobwa nyine akabyumva agatangira ati ye, ati amahirwe masa rwose, nanjye ubu ngubu ngiye kuba nakiyigira iby'inkundo ntabwo nkibirimo. Byo nibwo umukobwa yatangiye kuba nyine yamwandikira akamubwira ati kandi urakoze cyane, turakoze cyane. Ubwo nuko nguko nyine yamwoherereje message, undi nawe yarabyumvisha aravuga ati mbega ino nkuru rwose iranshimishije cyane, ati bino bintu ni byiza cyane pe. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yagenda yiyumvira, akumva ko bino bintu rwose birimo biragenda bijya mu murongo muzima, akumva ko ari byiza cyane. Ubwo umuhungu baramutwereka nawe yari ari mu modoka kandi twasize amaje kuba yabaza amakuru ya Queen nyine ngo baze kuba bayamushakira. Ubwo hari uwamuhamagaye amubwira ati twamubonye, nawe atangira kuba yavuga ati yigo mwamubonye, undi ati cyane rwose twamubonye Morris we. Ati umukobwa amaje kuba yagenda muri Paris mu minsi 3 ishize, niho yagiye muri Paris. Umuhungu yakubiswe n'inkuba, bya bindi twasize bamaje kuba babimubwira ariko yanze kuba yabyizera. Ubwo none yahise abyumva neza ko umukobwa yafashe umwanzuro kuba yajya muri Paris. Ubwo niko yakubiswe n'inkuba, imodoka itayihagarika igitaraganya. Nuko nguko byagenze. Ubwo ngubwo baratwereka Miss Zaka, harya ni Zaka wa wundi ukora mu rugo kwa Simon. Ubwo nuko nguko yari ari aho ngaho, atangira kuba yamubwira ati Miss Nora, ati se mbe naguhereza iki? Kuri aha ngaha mbe naguhereza iki? Undi yahise yihutira kuba yakicara aho ngaho. Uyu nguyu banza ari Miss Zaka. Yego ni Miss Zaka. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati Simon se ntago araza noneho, nta uri hano mu rugo? Undi yahise atangira kuba yamubwira ati oya ntago yari yaza, ntago yari yaza. Undi atangira kuba yavuga ati nta kibazo ndabamutegerereje aha ngaha, nta birenze ntacyo bitwaye, reka mbe mutegerereje aha ngaha nta kibazo. Ubwo nuko nguko nyine yamubwiye ngo arabamutegereje aho ngaho. Undi nawe yaravuze ati reka mbe namuhereza akantu ko kunywa rwose, mbe nakamuhereza abe yinywera nawe nta kibazo, kuko nawe nyine yari umuntu wo mu muryango cyangwa se wa hafi muri famiye, cyane ko yikundiraga na Simon. Ubwo niko yahise atangira kuba yakandikira Simon amubaza ati se uraza kuba wagaruka mu rugo ryari? Ngiye ngutegerereje mu rugo, uraza kuba watinda se? Ubwo nibyo yatangiye kuba yamwandikira kuri telefoni, kuri WhatsApp. Ubwo Miss Zaka nawe nuko nguko yaramaje kuba yasuka ibyo kunywa ngabe yabihereza no mu Miss. Ubwo nuko nguko yaje amubwira ati Miss Nora kira, ariko kuzamura nabi, idore ngo kirahita kimumeneka ku myenda yari yambaye. Undi atangira kuba yamubaza ati ibi ni ibiki urimo urakora ubundi wowe? Ibi ni ibiki urimo urakora? Ariko Miss Zaka akamubwira ati unyihanganire mabuja, ntago nabishakaga Miss Nora. Atumbabarire ntago nari ndimo ndabishaka, nuko rumbabarire ntago nari mbigambiriye. Ariko undi n'umujinya mwinshi akamubwira ati mva impande, ibi ngibi urimo urakora ni ibiki wakigoryiwe? No kumutuka n'agasuzuguro kenshi cyane. Agatangira kuba yakihanagura akamubwira ati ndebera ibintu ubu nkoreye, akamunagaho ibipapiye jenike yaramaje kuba nyine yakihanaguza akamubwira turimbura mukoro, ati nta kintu na kimwe umaze aha ngaho usibye kuba wakora ibintu by'ubugoryi nk'ibi ngibi, ntago uba ureba. Ubwo yagiye hatangira kuba yamutuka akamubwira tuzi n'ibindi. Ati Simon naramukaje ndaza kuba namubwira rwose uva aha ngaha ugende, kuko gukora ntabyo uzi, ntabyo ushoboye. Ubwo Simon nawe nuko nguko yaje akumva ukuntu umukobwa arimo aratoteza umukozi. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamutoteza. Umuhungu byose arimo arabireba akabyitegereza, ariko ari byo yatangiye kuba yagenda yibuka. Wari umunsi umwe arimo araza asanga umugore we nyine Queen arimo arabwira Zaka ati numvishe muri famiye yawe ngo barwaye, rero ndagira ngo mbe nagufasha, hari ikintu nshaka kuba naguhereza niba barwaye. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yagereranya bano bakobwa ari we Miss Queen ndetse na Nora. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati hano rwose ibi ni ibyawe, ibifate byose ugende ube wajya kuba wakita ku muryango wawe, kandi uzagaruka ari uko bamaje kuba bamera neza, ntuhite ugaruka mu kazi, ibintu byose nzaba ndimo ndabikora, genda ubiteho. Ariko Miss Zaka yaramubwiye ati hoya, ati se koko ibi birankwiriye? Undi akamubwira ati yego bifate. Ariko Miss Zaka akamubwira ati se nukubera iki urimo urabifata gutya cyangwa urimo uranyitaho gutya? Ubwo nuko nguko yamubwira ati Miss Zaka we, ati byumve neza, ati gitangaje wowe na Simon naje ngusanga aha ngaha, kandi Simon nanjye tugufata nk'umuryango wa hano aha ngaha, ntuze kuba nyine wagira ubwoba,
we bifate ntago nzayakwishyuza, igenda rwose wite ku muryango wawe, ndabikubwiye ntago nzayakwishyuza. Umukozi byaramutunguye cyane nyine kubona ukuntu barimo baramwitaho, niko yatangiye kuba yavuga turakoze cyane kuri ibi bintu nkoreye, ni ukuri cyane urakoze cyane pe. Umukozi nyine byaramurenze, ubwo ngubwo ni Simon wari urimo urabyibuka ukuntu Queen yabaga arimo arafata no mukozi, ariko n'ukuntu aje asanga Nora arimo aramufata. Ubwo Nora nuko nguko yarebye abona Simon araje, atangira kuba yamubwira ati Simon we uratashye. Simon agahindukira akamwitegereza. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati se kubera iki utansubije, kandi naguhamagaye no kubera iki utamfashe, cyangwa se ngo ube wansubiza kuri message kandi nakwandikiye ni ukubera iki? Ubwo undi nawe agatangira kuba yavuga ati se ngo yari mu biki, akamubwira ati ngiye narindi busy, nari mpuze ntago nabonekaga. Ubwo niko yaragiye kugenda, umukobwa ahita amufata akaboko, atangira kuba yamubwira ati se ni ukubera iki umeze gutyo, uri muritwara gutyo nkaho wakonje, ni ukubera iki uri muriruka? Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yamubaza ati se basi ntago ngiye ubona ko nguhangayikiye? Umukobwa nibyo yamubajije nyine, umuhungu yari arimo arigendera aramubwira ati se kubera icyo uri murihuta? Umukobwa nyine atangira kuba yamubaza ati se basi ntago ubona ko mba nguhangayikiye? Undi akamubwira ati rwose ndananiwe cyane, ndeka mbe najya kuruhuka, kandi umuhungu amaje kuba yakumva inkuru itari nziza. Ubwo akamubwira ati ntago nshaka kuba naguma muri ibi bintu bya drama, cyangwa se muri izi nkuru nyine z'urukundo, ntago nshaka kuba nabitwaramo gutya. Undi akamubaza ati se ni ukubera icyo uri muritwara gutya? Ni ibiki? Ni ukubera iki ntago urimo uranshaka? Umuhungu nawe akareba hirya avuga ati uyu nguyu arimo arambaza iki? Akamubwira ati Simon wansubije, ni ukuri rwose ngewe narahindutse, kandi nawe ndabona ura warahindutse cyane, ahubwo warabaye mubi. Undi yaramubwira ati se wandekura nkigendera? Ubwo nuko nguko yamwiyatse, amwishikuza utyo amubwira ati ndekura. Umukobwa agira ngo akubiswe n'inkuba, byaramurenze biramucanga cyane, kubona ukuntu umuhungu abaye atangira kuba yamubwira tumva we, ati buri gihe abantu bose ntago bahora bameze kuriya, cyangwa se bahora bishimye, haba hagomba kuba habaho n'igihe cyo kurakara. Umuhungu arikubita aragenda. Nuko nguko yagiye, umukobwa nawe byaramucanze cyane, abona umuhungu arimo ararenga, abura ikintu yaba yakora, biramucanga cyane. Byose byagiyeho biramurenga, atangira kuba yareba utyo, bijyaho biramurenga, abura n'ukuntu yakifata. Tayari reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo nuko nguko barimo baratwereka umusore ari aho ngaho yiyicariye aho ngaho mu cyumba, ari kubona ko byamucanze ndetse byanamushobeye, nta kintu na kimwe arimo aravuga, ibintu byose tayari byamurenze byamucanze. Akareba ahantu umukobwa yabaga aryamye, arimo araharyama wenyine. Mbese nyine wibuka ko umuntu kuba wamuhereza agaciro ke ari uko amaje kuba yagenda. Ubwo ngubwo agatangira kuba yagenda yibuka ibihe byose, umukobwa ukuntu yazaga amubwira ati Simon we atufite inyota, akira rwose amazi. Undi akareba hirya amubwira ati ibyo ngibyo bijyane nawe ujye kubinywa. Ubona ko nyine arimo aragenda amwitaza. Umukobwa yabaga amwitayeho, ariko undi akamwereka ko nta mwanya amufitiye. Reka amubwira ati ibyo ngibyo bijyane. Tayari ubwo umukobwa ariko bikagenda bimurya gakeya, bikagenda bimucanga, kubona ukuntu yakundaga umuhungu nyine, ariko umuhungu atamwitayeho. Ubwo ngubwo baba bari no mu ishuri, cyangwa se nyine bibereye aho ngaho gake bari mu ishuri bari kwiga. Agatangira kuba yamubwira ati ngiye nkwiyumvamo cyane, ndakwikundira. Ubwo nibyo umukobwa nyine yabaga arimo aramwandikira, bari mu ishuri. Undi akagenda bimwandikira gake amubwira ati ngewe ndakwikundira bebe. Agahita amuhereza agapapuro amubwira ati banza urebe, nge ndakwikundira. Ubwo akamuhereza agapapuro, ariko umuhungu nawe nuko nguko yabaga arimo aramureba. Umenya agaciro k'umuntu ari uko amaje kuba yagenda. Tayari nuko nguko umuhungu nyine yarebye ukuntu umukobwa amuhaye agapapuro. Ubwo nuko nguko nawe yahise yihutira kuba yagafata vuba, yihutira kuba yagasoma ibintu umukobwa amaje kuba nyine yamubwira. Arimo aramubwira ati ngiye nkwiyumvamo ndakwikundira. Undi ariko kuri akaba imeze nk'umuntu urimo urazuyaza, nta kintu na kimwe yitayeho. Kandi umukobwa yamukundaga urukundo rwa nyarwo, ariko we ntago yigeze abibona. Ariko atangiye kuba yabibona umukobwa yaragiye. Ubwo nawe hari ibyo yamwandikiye amusubiza nyine ku byo yari amaje kuba yamubwira. Yahise amuhereza ka gapapuro, umukobwa nawe yari afite amatsiko yo kuba yamenya
ibintu umuhungu amwandikiye yihutira kuba yabisoma cyane vuba vuba ngo abanze arebe, ariko umukobwa akimara kuba yabireba dore ngo arahita akonja. ubwo umuhungu yari amaze kuba yamubwira ati njye nta mwanya mfite, kuko ibyo ngibyo ntabwo mbirimo, ntabwo ibyo ngibyo ngewe narabihaze kujya wirirwa ubimbwira. ubwo nuko nguko umuhungu nyine yari amaze kuba yamwandikira. umukobwa nyine biramucanga atangira kuba yatekereza cyane, akibuka nyine ukuntu mbere babaga barimo baragenda baryoshya cyane, ariko nyine ukuntu wabibwiye umuhungu akamubwira ati ibyo ngibyo narabihaze, nta mwanya mbifitiye ibyo ngibyo byo kujya wirirwa umbwira ibyo ngibyo. ariko umukobwa yikundiraga umuhungu cyane akamubwira ati ngewe ni ibyanyabyo ngenda gukunda cyane, tayari ngenda kwikundira. ubwo ngubwo agatangira kuba yagenda amwereka ibintu yanditse ku rupapuro amubwira ati ngenda kwikundira cyane, ibyo ngibyo nibishake bizabe cyangwa ntibizabe ngewe, ariko icyo nzi cyo ni uko ngukunda. ariko yahise avuga ati ngewe banza ufata ahangaha, banza urebe ibintu nakwandikiye ahangaha, ubanza urebe ukuntu bimeze. arongera bimusubiramo ati ngewe rwose icyaba cyose ubimenye ngenda kwikundira, nta cyatuma nge ntagukunda we, kuko ngewe nkuyumvemo cyane. ubwo umuhungu arakareba arakitegereza ariko akareba umukobwa, kandi umukobwa yaramukundaga cyane ariko ntiyigeze abiha umwanya. none ubwo umukobwa yagiye nibwo yatangiye kuba yabitekereza. ubwo yahise afata rwa rupapuro umukobwa amwandikiyeho ahita arushyira hirya avuga ati se ibyo ngibyo wagiye kubibwira mama wawe ukamukunda, njye ibyo ngibyo urabimbwira mu buhe buryo? ubwo umukobwa akareba ukuntu umukungu nyine aba arimo aragenda amwitaza, ariko umukobwa nta kindi icyo gihe yatekereje wari umunsi umwe ubwo umuhungu nyine aza kuba yamubaza ati se basi ngewe. ubwo wari umunsi umwe nyine arimo aramubaza ati ngewe urankunda. ubwo ni nyine wari umunsi umwe mbere yuko cyangwa se kera umukobwa nyine byatangiye ariwe baza guporopoza. rero abishyuhamo aramukunda, ariko umuhungu agera hatangira kugenda amwanga. ubwo rero wari umunsi umukobwa nyine atangiye kuba yakibuka wari umunsi umwe umuhungu aza kuba yamubaza ati se basi urankunda. ubwo umukobwa nyine yarazuyaje. ubwo umuhungu nawe atangira kuba yavuga ati nta kibazo, hagati aho ngaho ngewe nkwiyumvamo cyane, kandi byaranandenze, waransajije, none se wambera umukunzi. icyo cyari umunsi umwe nyine umuhungu aza kuba yabibwira umukobwa nawe yakubiswe n'inkuba n'amakayi yari afite n'ibitabo byose bihita bigwa hasi. ubwo ngubwo byari bimaje kuba byamurenga. aravuga ati se byashoboka koko kuba nakubera umukunzi? byaramurenze cyane. ubwo umuhungu nawe ategereje kuba yakumva ukuntu umukobwa agiye kuba yamusubiza. mbese hari imbere umuhungu ati gutereta umukobwa, ariko agenda amwanga gake gake kugeza aho umukobwa yamubwiraga ati ngenda gukunda. undi akamubwira ati nge narabihaze. ubwo ngubwo umukobwa nuko nguko yishimye cyane, biramurenga cyane, aramubwira ati nanjye ndagukunda cyane, nari narabuze uko nabikubwira. ubwo nuko nguko umukobwa nyine yagiye atangira kuba yakikundira umuhungu, ariko akamutera icy'umutwe amubwira ati ibyo ngibyo abibwire mama wawe. ubwo umukobwa atangira kuba yagenda abishyuhamo cyane, kuba umuhungu yaramubwiye ati ndenda gukunda. umukobwa yarasaze cyane atangira kuba yabishyuhamo. rero nibyo nakubwira ati niba ufite umuntu ugukunda byaba byiza umukunze kumurusha, kuko umunsi umwe iyo wihaye kuba nyine wagenda umubwira ati ngewe reka genda ukunde mama wawe, birangira nawe usigaye urimo urabibabariramo. rero nicyo kintu nakakubwiye, niba ufite umuntu ukunda bimubwire, kandi ntuzuyaze cyangwa ngo ube waca ku ruhande. ubwo umuhungu byose arimo aragenda abyibuka, aho yiryamiye rwose agatangira kuba yakibuka ukuntu yari abanye n'umukobwa, bikamurenga bikamucanga cyane. ubwo agatangira kuba yakurayo na telefoni akabura ikintu yanakora. ubwo ngubwo nyine yandikiye umukobwa aramwahamagara, ariko umukobwa ntarimo aramufata kubera yamwihenuyeho cyane. hari uwo yahamagaye aho ngaho kuri telefoni, wakibaza ngo ninde, ariko niba ari umukobwa we ntago yamufata, kuko umukobwa yararakaye cyane, yaramurakariye ndetse ntiyanamufata. ubwo ngubwo hari uwo yabwiye ati ngwino tujye kuba twakinywera, ngwino tube twajya kuba twanywera ayacu, kandi ahantu unsanga nawe urahazi nawe ubabwire. ubwo hari undi nyine nawe yabwiye ngo uze kuba wamubwira nawe ndusangeyo, tube twajya kuba twakica indwagasi. umuhungu nyine yari yarakaye cyane, atangira kuba yagenda kwinywera,
gake gake ubwo nuko nguko bashuti be nibo bari baje bakitegereza ukuntu Simon arimo aragenda yimena mu icyo kunywa. Gake gake ubwo byabacanze bose bagatangira ati ngo iki ibi bintu se uyu nguyu ari mu biki, uyu muntu ni ibiki koko arimo. Ubwo byari byabashobeye byabacanze cyane kubona ukuntu umuhungu nyine arimo ariyahuza amayoga. ubwo ngubwo bagatangira ati rekera mushuti, ati rekera rwose urimo urakabya urimo uranywa nyinshi, warekeye yewe muvandimwe. ubwo nuko nguko bamubwiraga ariko ntago arimo arumva. bagatangira ati se urimo urakora ibiki, ngibi ni ibiki byakubayeho ku buryo wumva ko ibibazo byose byakizwa n'inzoga. ubwo bose byabacanze byabarenze. ubwo n'undi nawe agatangira ati ye muvandimwe, ati hagarika kuba wanywa inzoga Simon we, warekeye koko. ubwo Simon inzoga warimo arazinywa akababwira ati we nta bintu nkeneye kuba nakumva. agatangira ati se basi nta n'ikintu uri butuvugishe, nta kintu uri butubwire. undi akavuga ati mundeke ngiye n'inywere, ayo ndimo ndanywera n'ayanjye ni igiki cyabababaje. ubwo umuhungu yatangiye kuba yakinywera ariko mushuti we yabonye bino bintu birengereye, yahise afata ifoto ingabe yayohereza. numbaze ngo ninde agiye kuba yayoherereza, ariko amaje kuba yabona ko mushuti we yamaje kuba yasinda cyane, niko yahise afata ifoto ahita yoherereza Nora. amaje kuba yamwoherereza yahise atangira no kuba yakoherezaho ubutumwa aramubwira ati yewe Nora, ati gira vuba vuba ni ibiki wakoze Simon. ubwo nicyo kibazo nyine yamubaje ati ni ibiki wakoze Simon. ubwo Simon nyine bayahise anohereza n'ifoto ya Simon cyangwa se video arimo aranywa ku gasembuye. ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati si ibi bintu ni ibiki, kandi yifuza ko tudahura n'ukuntu yari yandakariye. njye se hari ikintu nigeze mukora, none se yaba arimo aranywa gute ko mbona no ku isura wagira ngo yakomeretse, byagenze gute? arimo ariyahuza amayoga mu buhe buryo? ni iki kirimo kiratuma yiyahuza amayoga? ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu bishoboka gute, ati ngomba kuba najyayo nkamenya ukuntu bino bintu birimo biragenda, naho zino nzoga arimo ariyahuza ntabwo byamuhira. reka ndebe niba hari ikintu naza kuba nakuraho bino bintu. ubwo nuko nguko yahise yohereza voice note nyine arimo arababwira ati munyoherereza ahantu muri mpabasange nze ndebe ukuntu bimeze ibyo bintu. ubwo nuko nguko nyine yabajije aho bari ngabe yajyayo rwose ngo ajye kubareba. ubwo bakimara kuba bamubona abashuti nyine ba Simon batangiye kuba bavuga ati Nora, ati reba ibintu wakoze, ibi ni ibiki rwose wakoze, basi muvugisha abe yareka kuba yanywa zino nzoga, mutubwirire rwose we araza kuba yakumva, ahagarike kuba yanywa inzoga kuko amaje kuba yanywa nyinshi kandi zishobora kuba zanamutera uburwayi, mutubwirire rwose. ubwo umukobwa nawe agatangira ati se ngewe rwose ukuntu ndimo ndabyumva n'ukuntu arimo aritwara, ashobore kuba ngewe atari buze kuba yanyumva, ntago arimo aranyumva rwose, ndashobora kuba naje mu mwanya utari wo, nge ntago arimo aranyumva. ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati rero ngewe sinzi ikintu ndibuze kuba nakora, ariko ntago arimo aranyumva. abandi bagatangira ati se nyine wabuje kumara iki, gerageza rwose ube wagira ikintu mukora, wenda aje kuba yarekera bino bintu kuko niwe muntu wundi yakumva, twe rero ntago arimo aratwumva. rero gerageza rwose waraza kuba yakumva kuko aragukunda cyane, we gerageza araza kuba yakumva. ahubwo genda umwegere, genda umwogere umubuze kuba yazinywa. ubwo nyine bakekaga ko umukobwa ari we ugiye kuba yaza kuba yamuhagarika kuba yanywa inzoga, bakavuga ati hicara ahangaha ubanza umutubwirire rwose arekere kuba yanywa zino nzoga zitaza kuba zamugiraho uburwayi. umukobwa nuko nguko yaje amubwira ati Simon, ati rekera rwose kuba wanywa zino nzoga, rekera rwose zabaye nyinshi, rekera ngewe ngwino tujyane. ubwo umuhungu nuko nguko yamubwiye ati genda wenyine, nge ntabwo nshaka kuba najyana nawe. ubwo ngubwo agatangira kuba yavuga ati se ibi ni ibiki urimo koko Simon, ati ni Nora uri hano, ntabwo urimo urabyumva se ko ari Nora uri hano, nagufate rwose mujyane mu rugo, mugende mu rugo urekere kuba wanywa. umuhungu nta kintu na kimwe arimo arumva, icyo ashaka ni ukwinywera cyane. ubwo Nora agatangira ati ngwino rwose tujyane mu rugo urekere kuba wanywa zino nzoga, zishobora kuba zakugwa nabo. nde nawe ati ndekura, ibyo ngibyo ndabizi kuri Nora, none si ibyo ngibyo biraza kuba byamfasha iki? ubwo agatangira kuba yamubwira ati ntiwongere kuba wankoraho, nushaka kuba wankoraho ndakwereka ibintu ndibuze kuba nagukorera. ati niba ushaka kuba wajyana nanjye, ngewe rwose ndashaka kuba nagira ikintu nkorera, niba ushaka kuba wajyana nanjye, ati mpamagarira Queen. ubwo nicyo kintu yamusabye, ati niba ushaka kuba wajyana nanjye mpamagarira Queen. disi umuhungu akunda Queen nubwo nyine aba yigiraho nkaho atabizi cyangwa se atabishaka, ariko akunda Queen. ubwo niko yamubwiye ati ngiye mubwire abe yamfata niba ushaka kuba wajyana nanjye,
mubwire rwose. Yego bimubwire. Niba ushaka kuba wajyana nanjye mubwira mfatire telefoni. Ubwo n'abashuti be bose bakabyumva byose birimo birajya mbere ati ngo iki ibi bintu se ni ibiki we, ibi ni ibiki? Bwo n'umukobwa byaramucanze atangira kuba yavuga ati se urimo urashaka kwina kandi mwatandukanye? Ibyo bintu ni ibiki kandi mwatandukanye? Undi yahise amubwira ati cyane rwose twatandukanye, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa cyangwa se ntabwo nshaka kuba nabyumva. Icyo nshaka rwose ni ukuba njyewe nagerageza amahirwe, ndabizi yaransize, ariko nshaka kuba nakongera gushaka andi mahirwe kuko ngenda mukunda cyane. Ubwo n'umukobwa arabyumva nyine ko umuhungu avuze ati ngenda mukunda cyane kandi nta nubwo nshaka ko aba yansiga. Undi yahise ahaguruka rwose n'umujinya mwinshi cyane ahita amumenaho n'inzoga yari arimo aranywa ati ibyo ni ibiki urimo uramvugira mu maso? Ibyo ni ukubera iki wabikora? Ibyo ni ibiki? Atangira kuba yamubwira ati yewe Simoni, ni gute watinyuka kuba wavuga ibyo bintu ndi hano ngewe? Gute watinyuka ibyo bintu kuba wabinkorera mu maso yanjye? Ati rwose ngewe ikintu ngewe nzi nuko Queen adashaka kuba yakongera kuba yakubona, none wowe urimo urashaka kuba wakomeza kuba wamwihambiraho. Ubwo nuko nguko nyine yamubwiye ati wowe urashaka kugumya kumwihambiraho kandi atagushaka. Undi akavuga ati ndabizi neza ndimo ndamwihambiraho kandi ndagomeza no kuba namwihambiraho. Ibyo ngibyo ntabirenze rwose, ngenda mwihambiraho nta kintu na kimwe bimbwiye. Ubwo nuko nguko nyine yabivuze. Undi akavuga ati gute wamwihambiraho? Ibyo ni ibiki? Amukubita n'urushyi. Umuhungu yegeye hirya nyine bamutamitse urushyi. Atangira kuba yavuga ati ngiye nakekaga ko ndi umuntu mwiza, uriya mukobwa se buriya ni iki kindi urimo uramushakiraho? Umuntu gutaye akagenda akajya kure, none wowe ibyo ni ibiki urimo urakora? Umuhungu yaramubwiye ati twebwe tumaranye imyaka 3, rero igihe wari waragiye niwe twakundanaga, ntabwo uzi ukuntu rero twari tubanyeho. Uriya mwana ni umwana mwiza, uriya mukobwa ni umwana mwiza cyane, rero nta makosa namushinza, amakosa yose ni ayanjye, nta kosa na rimwe namushinza, amakosa yose ni ayanjye. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati ngende n'ikigoryi, ndi igicucu. Ubwo niko umukobwa yamubwiye ati ibyo ngibyo ni ibiki kandi mwemwe mwatandukanye? Ibyo ngibyo ni ibiki kandi mwatandukanye? Undi akamubwira ati nakubwiye ati yego twatandukanye, sinzi impamvu utari murabyumva twatandukanye. Rero ikintu ndimo ndashaka nuko rero ataba yagenda ngo yongera ashaka kuba yagenda, nshaka kuba nabana nawe nkongera nkaba nabonana nawe, kuko ibintu nakoze nanjye ndimo ndabyicuza. Ntabwo nshaka kagumya kuba yajya kure yanjye. Rero ngiye kuba najya mu Bufaransa muri Paris, ngomba kuba najyayo kuba namubona. Umuhungu yari afashe umwanzuro kuba yajya i Paris gasanga umukobwa nyine wibereye i Paris. Rero akavuga ati ngomba kuba namutsindira ku bubi n'ubwiza, ngombe mutsindire mugarure mu buzima bwanjye. Ubwo Nora nuko nguko yabyumvishe nta kugumya kuba yahatiriza. Bari bameze nk'aho bamuteye indobo nyine bashuti be. Buriya Simoni baramugaruye Nora, mubwira ati Nora wigenda. Umukobwa aravuga ati ndekura worinda umpagarika. Ubwo bashuti ba Simoni batangiye kuba bamubaza ati se biriseriye ugiye kuba wajya mu Bufaransa muri Paris? Ubwo nuko nguko batangiye kuba bamwinja nyine bamukuramwe amakuru. Undi akagumya kinywera ati sibyo ngibyo ni ibiki mutumvishije? Hari ikirenze kiri aho ngaho mutumvishije? Undi agatangira ati se byagenda gute mugiye kwina aramutse atabyemeye? Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga ati byagenda gute mu gihe atemeye kuba yagaruka cyangwa se ngo yongera abo wawe? Undi nuko nguko yabyumvishije cyane, abyumva gutya atangira kuba yavuga ati ngewe ntabwo ngomba kuba namanika amaboko cyangwa se kuba nakemera ngo ntsindwe, ngomba kuba namutegereza ntitaye ku gihe biraza kuba byafata. Ariko igihe ni igihe, nkaza kuba namusaba imbabazi araza kuba yanyumva, naza kuba nayambona araza kuba yansaba, ndaza kuba namusaba imbabazi. Ubwo mushuti we yahise atangira kuba yavuga ati se ibyanura byo bikaza kuba byarangira gute? Ibyanura byo ni ibihe? None se ntabwo umukunda? Ubwo nibyo batangiye kuba bamubaza ngo none se we ntabwo umukunda? Undi yatangiye kuba yakinyweraho nyine, ari kumva ko ibibazo byose afite biri buze kuba byakemuzwa na tuno tuntu arimo arinywera. Umuhungu nyine bamuramubajije ati se Nora we ntabwo umukunda? Agatangira kuba yavuga ati naramukoresheje, ibiriya byose byari ukumukoresha. Unyumvire nyine ngo Nora ntabwo yigeze amukunda, ko ari ukumukoresha, ntumbaze ngo ni gute yamukoresheje. Ubwo niko yamubwiye ati nyuma yuko amajije kuba yajya kwiga cyangwa se yajya mu mahanga, naramukoresheje kugira ngo nze kuba natsindira Queen, kuko
numvaga ko Nora azamfasha kuba rwose namufuhisha cyane akanyiyumvamo cyane birenze. Rero nicyo kintu nari mushakira, niyo mpamvu najyaga muvugisha. Rero ntago nicuza kuri ibyo bintu. Icyo nari mukenereye twari ukufuhisha Queen akankunda cyane kandi yaranabikoze. Rero ubu ngubu icyo nkeneye ni Queen tukaba twakibanira. None ntago nzongera kuba nakora amakosa. Uriya ubu ngubu tugomba kuba twabana nk'inshuti, apana iby'urukundo. Ubwo bashuti be barabyumvisha ati ehe, none ubu ngubu maje kuba nabibona uko kumaje kuba watwarwa na Queen amaje kuba yagutwara kure cyane. Ati rwose ubwo nuko nguko batangiye kuba mubaza ati burya Nora amaje kuba yajya mu mahanga, nanjye narabibonaga ukuntu witwaraga cyane, wari waratwawe cyane mu rukundo wari waratwawemo cyane. Ubwo nyine batangiye kuba bagenda nyine nabo bamwumva, bakamwumva gake gake, ariko umuhungu aravuze ati njye uriya mukobwa namukoreshaga nk'intwaro kugira ngo Queen abe yanyikundira. Ubwo Queen hari aho batangiye kuba mubaza ati niko, ati ibyo bintu ni ibiki wakoze? Reba aho wagendeye, umuhungu asigaye yiyahuza amayoga, none reba ibintu birimo biratanga, uri kubona bino bintu bitababaje? Undi nawe agatekereza ati sibyo ngibyo bibabaje gute? Nakora ibyo ashaka, njye se namubuza kuba yakora ibyo ashaka? Ibyo ni ibimureba, nashaka yinywere cyangwa se abireke, n'umwanzuro we. Njye ntago nemere cyangwa se kuba namukura ku kintu arimo arashaka. Ubwo akitegereza ukuntu umuhungu arimo ariyahuza amayoga, byose arimo aragenda azuminga. Nyine Nora amaje kuba yamwoherereza ifoto ya Simon amaje kuba yanywa yasinda. Ubwo nuko nguko yaravugaga ati nashaka zinywe cyangwa byihorere, ibyo nibye nibimureba. Ubwo baratwereka bukeye bwaho umuhungu yari yanzuye kuba yajya nyine muri Paris kuba yajya kureba umukobwa. Ubwo nuko nguko umukobwa nyine Nora nawe yahise aza, arebye neza abona umuhungu yapakiye, atangira kuba yamubaza ati Simon we bimeze gute? Ubwo Simon we yagize nyine agiye kuba yajya mu Bufaransa, atangira kuba yamubaza ati biri seri ugiye kuba wajya mu Bufaransa kureba Queen? Ubwo nyine nibyo yamubajije. Undi nawe aramwitegereza cyane ati cyane rwose niwe ngiye kuba najya, ni iki kirenze se cyangwa gitangaje? Undi akavuga ati se koko njye ntago ubona ko nagarutse ku bwawe? None nibi ngibi nkoze kandi naragarutse ku bwawe. Ndeba ubu ngubu navuye mu mahanga nje kuba nakureba, none nawe usubiye mu mahanga ugiye kuba wamureba. None se ntago ngiye ushaka kuba wanyitaho? Umukobwa nyine azana ibintu byo kubabayika. Umuhungu aramubwira ati umbabarire Nora, umbabarire cyane. Umukobwa akavuga ati se ntago urimo uranshaka? Ni ukubera iki rwose wankora bino bintu ukansiga ukamusanga? Ntago urimo uranshaka njyewe? Ubwo umukobwa yatangiye kuba yakiriza akamubwira ati Simon we ni ukuri nyumva ni ukuri ngenda gukunda, basi wincika winsiga ngenda gukunda. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba nyine yavuga ati ngiye ukuntu ndimo ndakubona ntago urimo urashaka kuba wagenda, kandi ndabizi igihe cyose nzahora ndi impande yawe, ngenda kwikundira, ndagukunda cyane, basi wanyumvishije? Urimo urabyumva se basi ibintu ndimo ndakubwira? Ubwo niko yamubwiye ati mumaranye imyaka 3 kandi imbere y'iyo myaka 3 ninjye twabanaga dukundana cyane. None si ibi bintu waba ugiye kuba wabitesha agaciro? Nagarutse kubera wowe, basi wimpemukira wimbabaza. Basi se igiye kuba wabitesha agaciro ntihagire ikintu utekereza? Itekereza rwose, basi ndanaguhereza igihe kinini, ariko bitekerezeho neza. Ubwo umuhungu nawe akabyumva akisekiramo, kuko yari yafashe umwanzuro wo kuba yajya mu Bufaransa. Akamubwira ati ndekura. Ubwo niko yahise amubwira ati bundi we reka nkubwire, naragukoresheje kandi umbabarire kuba naragukoresheje muri kiriya gihe cyose, ariko byari ibyahashize, umbabarire cyane nyuma y'uko Queen aje. Rero ubu ngubu nanjye nahise mfata umwanzuro, ubu ngubu ndimo ndicuza bitewe n'ukuntu yagiye. Rero ntago nshaka kuba namubura, ntago nshaka ko yagenda gutyo. Rero ntago namureka ngo agende, niyo mpamvu ngiye kuba nagenda. Ubwo nyine yamusabye imbabazi kuba yaramukoresheje. Umuhungu yagiye utyo, ariko umukobwa nawe ntashaka kurekura. Yaravuze ati hoya, reka wigenda, ntago ndi butuma ugenda, reka. Ubwo nuko nguko yamufashe, aramubwira ati ntago ndi buze kuba natuma ugenda. Basi se ntago uri muribuka ibintu byose twagiye tunyuranamo? Basi ntago urifite inzibutso nziza urimo uragenda unyibukiraho basi ku buryo wavuga ngo ugiye kuba wagenda? Basi bimbwire, wambwiye ko tuzabana ubuziraherezo, none nibi ngibi unkoze?
umukobwa nyine yatangiye kuba yagenda atera impuhwe akavuga ati bino bintu wibikora byibuka byose ibintu twanyuranyemo ntago wankora bino bintu. ubwo umuhungu nuko nguko yahindukiye yitegereza umukobwa nawe aramwitegereza, bose bararebana. umuhungu ntumbaze yahise atangira kuba yamubwira tumva nkubwire ibyo ngibyo, ariko nakubwiye ati byari ibyahashize kandi byararangiye, rero twatangiye igihe gishyashya. ubwo umukobwa agatangira ati se noneho ubu ngubu nuko nguko byanzuye. undi ati yego nuko nguko mbyanzuye, nta kindi kintu ndibuze kuba narenzaho. wagiye ugiye kuba wakiga nyuma hariya se ntago wibuka ukuntu wanganaga kiriya gihe wari mutoya kandi naranagukundaga, rero igihe wagendeye byose byahise birangirira hariya, ntago nari kuba nagutegereza. reka ntago nari mfite kuba nagutegereza, ibintu byose byarangiriye hariya. ujye wibuka ko wari ufite imyaka 18, birase ntago urimo urabyibuka. rero naragukundaga cyane pe, sinanakubeshya. ariko nyuma y'uko ugiye nanjye rero nahise mvuga ati ntago rero ukiri umwana w'imyaka 18 ndibuze kuba nategereza, aho ugiye uzahabona umukunzi. undi agira kuba yavuga ati ibyo bintu ntago ari ukuri, ibyo bintu urimo urambwira ntago ari ukuri, ntago nabyizera, ni ukuri ntago nabyizera. undi ariko akamubwira ati nibyo hashize, rero wishaka kuba warira. ati ngiye kuba najya kureba umukunzi wanjye ahantu ari, kandi nshaka kuba nakongera kuba nakishima. nawe ndabizi ndizera neza ko nawe uzishima, uzabona urukundo rw'ukuri. reka mbe nagenda uzabona urukundo rw'ukuri. niyo magambo umusore yamubwiye, aramubwira ati reka mbe nagenda uzabona urukundo rw'ukuri. ubwo agiye kuba yakirebera umukunzi we mu Bufaransa i Paris. umukunzi we yari yamutaye, ariko byose n'uburangare bwe. rero nuko nguko yabwiye Nora ati wowe naragukoresheje umbabarire, ingendagiye. nuko nguko umusore yagiye. umukobwa buri kintu yanakora mbese bijyeho biramucanga biramurenga, abura ikintu na kimwe yakora, abura n'umwanzuro yafata. umuhungu nuko nguko yigendeye. umukobwa atangira kuba yavuga ati mana yanjye ibi ni ibiki, ahamagara Simoni we, ati Simoni. ubwo Simoni we yafashe umwanzuro, nuko nguko agiye. umukobwa nawe yasigaye aho ngaho byamucanze byamurenze. ukibaza ati se umukobwa azabibaho gute, bino bintu azabibamo gute ko bicanganye birenze. yasigaye arimo ararira disi, arimo aribaza ati se Simoni koko urabikoze? ubwo nuko nguko Simoni yigendeye. umukobwa nawe asigara aho ngaho no gucika intege nabyo biraza. tayari nuko nguko yamanutse, ibijyeho biramurenga biramucanga cyane no kurira cyane. ariko icyo tubonye nuko umusore afashe umwanzuro kuba yakigira i Paris, kuba yareba urukundo rwe rw'ukuri. umukobwa wamukunze bya nyabyo, ariko we ntiyabibona. naho ngaho tugasoreje. reba neza niba warakoze subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora. ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona, cyangwa se waba wayibonye. iramutse yagushimisha ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. reka mbe nagushimira wowe twayibanye mwino nkuru, kwayivanye mu kuri episode ya mbere kuba tugeze kuri iyi ngiyi. iramutse iri kugushimisha reka nkubwire ati ejo tuzakomeza kandi gace. ciao ciao.